y'ijambo Imana yavuze n'umunsi wo kurisohoza hakenewe aya magambo atatu: gutuza, gutegereza, kwihangana. Ibi bintu birakenewe. Ibi bintu nubibura uzagwaga. ndagukiza nzakarekera. Yesu we. Muraho neza. Turaho. Yesu nashimye cyane. Turaho pe. Nishimiye ko dutangiye ikiganiro duseka kandi tuza kugisoza duseka mu izina rya Yesu. Ni nacyo nifuriza abantu bankurikira guseka. Nyuma yaho nkurikiraniye ntukababare. Yego. Ntukababare rwose. Nimba hari n'indo twite waratangiye kunkurikirana, umwana uzamwite ntukababare. Oh Yesu, reka mashimira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'iteka. Imana yanyu ibaha, ibanezeze, ibasetse, ikiruta byose mubone iby'imitima yanyu yifuza, ariko bijyanye no gukiranuka kw'Imana. Nibyo. Kuko hari igihe imitima yifuza guhotora umuntu, Imana ntabwo yabatumye gusarura. Bisa bundi baradusarurira icyo abantu noneho n'abahirwa ku ngo z'abantu banigagura basarura bisambe cy'abarozi. Ariko hari umuririmbyi wavuze ijambo ryiza amera nk'ubiciyeho, aravuga ngo Yesu nzi ko ufite amagare 1000. Harimo n'iryo wangeneye. Harimo n'iryo wangeneye. Byumvikana ko hari abantu bajya baparika utugare twabo. Utwo tugare uparitse ntaryo Uwiteka yagennye ririmo, niyo mpamvu tutazurira iryo gare sha. Yego. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Suje Amen. abantu hajya nasuje Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru na gatatu wa diaspora. Iyi ntabwo urabikora, ubwo urabikoze. Yego. None se nagusuhuje cyangwa twatangiye duseka? Twatangiye duseka nka mukuru wanjye Sara. Bana bajengura sesa ati sensetse. Ubu se wabihakana ntazabikuraho? Yewe ndasetse, ndabizi ntabwo wabikuramo, nawe ukunda ibitwenge. Kandi umwanzi kwanga ntagaseke. Ubundi yabanyangira iki? Habundi mutwangira iki? Ya umuntu twanga sinzi n'ibibazo afite. Ariko ni ikibazo cy'uburwayi. Gukora ikiganiro. Mugana leta ndasuhuza abantu twicaranye hano muri salon na mama wacu ga. Bigugusha. Imana iguhe bigugu umugisha mwere. Nibagira banadukunde ku ngufu. Yesu aravuze ati mukunda. Ibintu byo kunyanga ubivana hehe ko bitemewe? Ntabwo byemewe. Nanjye ndikunda. Wanyanga ushingiye kuki? Mwari umeze neza. Turashimira Imana. Yego. Reka nsuhuze umuntu, impamvu ngiye kumusuhuza agahita yimenya ko ni umuhanga cyane. Bamwita Muje w'Abega Yvonne. Yego. Amena. Cyakora ndabakunda. Cyakora Mbega abakwiye kundiba y'umutima. Cyakora ndabakunda. Yo. Arine nibigira nini. Amena cyane mukozi w'Imana barikiwa. Barikiwa kabisa. Asante. Rwose ndabarikiwe, nawe barikiwe. Nyirarukundo Madeleine. Imana iguha umugisha, Uwiteka natwubake turaba twubakitse. Amina. Rwose Madeleine nawe. Mushimi Imana Trojana. Nimukomereze aho. Urakoze. Umuraza Egidia. Amina. Amina Jede. Imakire Nyabenda. Turagukunda mukozi w'Imana. Urakoze Imakire. Uwineza Christina, Uwiteka akomeze akungura ubwenge. Yo, arakoze cyane. Yego katurekeraho. Uzamvuge na twishime Marie Colette. We musiga. Mama Lionel ndagukunda cyane pe. Yo. Uzambabarire utwereke n'uwo muvuga n'uwo munyamakuru, ariko siwe nawe ni umuvuga butumwa
muvuga Imana neza ngafashwa nshaka kumureba nawe nkamumenya. urakoze kugira amatsiko meza, karibu uzaze mukwereke. ubu niho twavuze muri cya kiganiro cyo muri Gorete. karibu rwose uzaze mukwereke. Ngabo y'igihugu Samuel Musanze. ubwo ni Musanze umubyeyi ubahwa turagukunda cyane. ni Ngabo Samuel Musanze. Samuel komera ngukomera amashyi. Ngukomera amashyi rwose ahantu hose Samuel aba yankurikiye kandi akandika. Clementine Mutuyimana birakora bambe. birakora ni ikiganiro twari twashizeho. arandika ati birakora ni ikiganiro cyavuga ngo ihangane gato cyo kubiba tukabahesha umugisha. yego wenda bizi iyo twatanze Mary Mbasabire turagukunda mubyeyi we. urakoze. Imana iguhe uburame n'uwo muntu mukorana. ashyiraho gutya akantu kameze gutya ku mutima. Imva Imana igumugisha uyu musirimu aka kantu washyizeho kuko dukunda urakoze. ashyiraho dutatu. ubwo ni akacu n'aka mubyeyi Ngabo w'igihugu Samuel n'ubundi mubyeyi turagukunda. Intwaranwa TV ibyo bisambo gitifu bikurikirane rwose bikurikirane gitifu rwose. mushiki wacu ni Pierre Celestin ni umuvugabutumwa mwiza cyane, isaha n'isaha muzamubona. reka mbashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro rero baho umugisha. tubararikiye gukurikirana ikiganiro tugiye kugirana kuri hano Evangeliste Mama Lionel. kandi ni ukuri nizera yuko ntashidikanya yuko Imana y'amahoro ikaba ariyo na data wa twese wo mu ijuru iri buze gufatanya natwe kugira ngo tubashe kubana mu mbaraga z'iki kiganiro. umugabane turaza guhabwa niba warakoze subscribe uboneho mu izina rya Yesu Kristo. niba urakora like uhabwe mu izina rya Yesu Kristo. niba urasharinga uhabwe mu izina rya Yesu Kristo. niba urakora comment nziza ukatubwira nawe tukaba dutahiye comment yawe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom, ikaze usenga Imana none tangira ikiganiro. urakoze Yesu, urakoze kuko dufite aho tugushimira. abageze ahacecekerwa ntabwo bagushima ngo bikunde. Alleluya. turagushimiye ko turi amahoro. turagushimiye cyane. uburinzi dukomeje kububona ku manywa na nijoro, turi kugenda tubona ineza yawe. izina ryawe rihabwa icyubahiro. Alleluya. twarakubonye igihe ababisha baduhagurukiraga bashaka kutumira bunguri turi bazima, turi na bazima pe. waragaragaye mu ruhande rwacu ndetse n'urw'ababisha bacu, ugaragaza intsinzi. turagushimiye kuri Imana y'amahoro kandi ukaba uri Imana y'amaboko kuri twe. sabiye umugisha umuntu wese udukurikiye, ukuboko kwe kwiza kumubeho kandi imirimo n'ibitangaza bikoreke ku buzima bwe. ijambo tugiye kuvuga riyoborwe nawe kandi udukoreshe iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. uyu munsi wa none hano mu kiganiro tuzanye iki abadukurikiye ku buryo babasha kuryoherwa. yego reka mbamara amatsiko. ni Zaburi ya Dawidi ya 37 umurongo wa 7 ivuga ngo turize Uwiteka umutegereze wihanganye, ntugahagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe, n'umuntu usohoza inama mbi. n'uwo murongo shaka ko tuvuganaho. turize Uwiteka umutegereze wihanganye. tujye kuba ku ijambo ryitwa gutegereza. gutegereza ngewe mbivuga mba mbyumva kuko nategereje umugabo imyaka 11. nategereje urubyaro ruraza. nategereje mfite ibyo nagiye ntegereza. nategereje akazi karaza. nategereje inshuti mwarahageze. nimvuga gutegereza umuntu wese udukurikiye afite ibyo ategereje bitaramugeraho. afite n'ubuhamya bwo gutegereza. kandi n'ubuhamya bwo gutegereza arabufite. kandi n'ufite ibintu ategereje bitaraza wibuke ko hari ibyo wategereje biraza. ibi wategereje bikaza ni ikimenyetso cy'uko ibyo utegereje nabyo bizaza.
tugiye ku ijambo ryitwa gutegereza. Sinzi nimba utegereje umugabo, sinzi nimba utegereje akazi, sinzi nimba utegereje ko waroza apfa. Mbega nawe ubwo urategereje, uzi ko hari abantu icyo utegereje cyose. Subise tubwira n'umuroza ngo aturize Uwiteka mutegereze yihanganye kugira ngo inama mbi ze zisohore. Uyu murozi nawe ubu arategereje. Uzi ko nigeze kumva story y'umuntu wasenze asaba Imana ati Mwami Yesu ndagushemeye, ati ndaguhenda henze, ati umuntu ngiye kuroga nazatinde gupfa, nazasambe, azapfe yihuse, Mana nubinkorera uzaba unkoreye. Siko n'abarozi baturoga basenga we kandi bakabikora mu izina ry'Imana yacu dusenga. Ibaza umuntu ukuroga mu izina ry'Imana usenga, nawe ukirindisha amasengesho mu izina ry'iyo Mana. Niyo mpamvu rero bidakora. Byasanze hari uburinzi bukomeye. Undi muntu agira guhurya amastori arambwira ati Mama Leonel bugewe Imana yampamagaye narindaye. Atari ku kintu gitangaje. Iyo najyaga gukora umwuga najyaga imbere y'Imana nkabanza ngasenga nkavuga nti Imana ubu nkubisemo mine, nkubisemo mukondo wazi, ndimakiye makeup nshyizeho. Uku nimakiye nawe unyongerera ubundi bwiza. Kandi Uwiteka nkigera ku murongo wo gutega umpangira umugabo mwiza, Mana urabibona mfite imfubyi ndera nasigaranye, iwacu barapfuye baracira, nige wasigaranye izi imfubyi, kandi Mana urabizi ko ibi bintu mbivanga no kuza gukora umurimo, urabizi ko ejo ari iteraniro, ndakwinginze umfashe ejo nzabone ituro ngutura. None nkigenda ugendane nanjye, ubane nanjye, umpa abagabo b'umugisha. Ndugu yangu uzi ko yamaye iyo story akambwira ngo wasengaga gutyo ngo agenda ngo byifuzo bye bigasubizwa. Kandi mu gitondo akaza muri repetition, akaza mu materaniro, abantu bakabona atambukana amaturo y'Icyacumi avanye mu Burayi. Ibyo bintu rero impamvu mbivuze, ntimuzitiranye ibintu. Daniel yaravuze mu gitabo cye ngo mu minsi y'imperuka azabayobesha kubashyekenga. Utazitirira ibintu ko utazitirira ibisubizo byose ko byavuye ku hari ibisubizo byavuye mu marangamutima yawe, ari ibisubizo byabaye ubyitirira Imana. Kumva utinyuka ukajya gutega abagabo urindaye ugasenga ngo Mana umfashe ngo umpe umugabo ngo umpe amafaranga menshi, ukaza no mu rusengero ukayaturamo abantu ariko niyo mpamvu n'aya matura abapasiteri bakwiye kujya banasengera. Uzi ko amenye impamvu bayasengera? Ahubwo bahindura n'isengesho. Yego. Hari ukuntu basenga bavuga ati Mana aya matura aho yavuye wongere. Ubwo yavuze gutya wavuye mu busa wavanye mu busambanyi, abamusengeye ngo ajye kongera abone umugisha mu busambanyi. Ahubwo bafite akazi kenshi ko kujya bahumanura n'aya matura, bakasengera batuwiteka agiye gukora umurimo wawe. Yego. Uyahumanure yerezwe gukora umurimo wawe. Yego. Hari umusiramu mwambwe ariko si bose. Yaramwe ati Mama Leonel ati twebwe ntabwo tujya dukoresha amafaranga y'amaguzanyo. Yego. Ati ni haramu. Ati ntabwo tujya muri banki gukoresha amaguzanyo. Ese ni haramu gute? Kandi ibi bigega byaragiye kugira ngo twiteze imbere. Ati impamvu ari haramu ariko buriya niko abyumva. Sinzi nimba no muri Korowani byanditsemo umusiramu ufite uburyo azabisobanura azanyandikira ze yicare hano asobanure. Ngo impamvu ari haramu ngo hari igihe kuri banki yajya kubitsaho umuntu wanize umuntu akamwambura. Yumvire? Hakaba igihe ngo kuri banki yagiye kubitsaho uvuye kwasambanira. Hakaba igihe agiye kubitsa avuye kuyiba. Uwayariganije, uwayambuye umuntu. Atayo yose ugaterura ukajyana muri business. Ati bwizo business izakunguka. Aha rero meneye nibanga abantu baguze. Mujye mubanza munasengera. Nguyo ni impamvu ituma ataguza. Ntashaka ibintu bihumanye. Arashaka kwiberaho mu buzima buhumanutse. Yego. Ari muri inosi. Ayiwe. Ngayo nguko. Turi ku ijambo ryo gutegereza Uwiteka. Turize Uwiteka. Ndashaka kuvugana n'abantu bategereje Imana. Yavuganye na. Ariko nawe utaravuganye nayo
tegereza rese ubundi wagira ubundi tuvugishije wihanganye wagira ubundi wagira ute udaturije Uwiteka udategereje ubundi ikintu wakora ni igiki ndashaka kuganira n'umuntu wabwiwe n'Imana ndetse n'utarabwiwe kuko iyi Imana ifite ibintu ikora itavuze kagira n'ibintu ikora yarabivuze akenshi ikunda no gukora ibintu itavuze kugira ngo ibe ikuryoshya mbuze uko mbisobanura mu kinyarwanda cyiza kugira ngo ugere ku byo yavuze tarata umutwe Imana ishimwe cyane amen guturiza Uwiteka gutegereza Uwiteka habamo no gutuza n'amagambo abiri gutegereza gutuza turiza Uwiteka donc gabanya urusaku gabanya ibintu by'urusaku ngo mana ngo urabona gutampaye ngo wampomba ngo ningwa ngo kandi ngo ibyo birakureba ngo urabona nguye ngo nutampa ngo nanjye ngo sin mu gutegereza Uwiteka hari kondisiyo amategeko yubahirizwa n'ugutuza sibyo muntu utegereje Uwiteka gutegereza itegeko rya mbere ryubahirizwa mu gutegereza Uwiteka n'ugutuza tegereza ariko ubanza utuze n'udatuza ntabwo gutegereza ubishobora umugore umwe bita Hana yigeze gutuza arituriza baravuga waratuza Elukana nawe akajya amubwira ati nkurutira abana b'abahungu 10 agatuza mu cyaba akamukina ku mubyimba agatuza abaturanyi bakavuga agatuza igihe cyo gutegereza noneho kigeze ajya mu rusengero ahura n'umutambyi umutambyi ati taha uhawe icyo wasaba ariko umutambyi nawe abanza kumukubita ijambo ritari ryiza kuko mu gutegereza uzumva amagambo mu gutegereza igisubizo uzakubitana n'amagambo kandi utungurwa n'umuntu yakubwiye kandi atari yo yarakwiye kukubwira wibuke ko umutambyi yamubwiye ngo uzageza hehe n'izindi ntabwo iryo ari ijambo ry'umutambyi ubundi umutambyi arakomeza uriya mutambyi nawe ururimi rwaranyereye nka za ndimi zinyerera hano kuri ino mihanda ya social media zirabanyereranye nuko aragenda wumve kuntu gutegereza biryo ategereza noneho umwana azi koko yuko amufite mu nda ye aratangira si yatangira guhaguruka ashinze akaboko kamwe si yatangira guhaguruka ashinze amaboko abiri ahubwo atangira guhaguruka manje yafata ku mavi cyane akema neza akazamuka arangije aramubwira tuzageza ati reka yo mujakazi yo ntabwo nasinze nibwo Uwiteka yese akora ku maso umutambyi arangije aramubwira ati nderetswe yorete rita yego yego irabonye yego iranyeretse irampishuriye irambwiye ngo yego igendere amahoro mu gutegereza harimo n'ayo magambo meza hakabamo n'amabi igendera amahoro mu gutegereza harimo nzabana nawe nzagukomeza nzagushyigikira nzogeza izina ryawe nzakugaburira nzakwambika nzakubyibushya nzaguha urubyaro mu gutegereza ayo magambo azamo ariko hakazamo n'ayababandi aguca intege hagati babandi ni nta kandi barahageze nino baraje barahari baza kukubwira ngo ntibyakunda ntibyabaho ntibyakwemera hakaba n'umudogiteri ari kukubwira ati narabyize mvuye no kubyiga hanze ntabwo wabyara ntiwirirwe unatanga n'amafaranga hirya no hino mu gutegereza nyine nabo babamo muri niyo mpamvu bigusaba gutuza ntabwo wabyara turiza Uwiteka ntibakubwira ko utanabyara tuza ariko utegereze Uwiteka ntabwo utegereje so wanyu kibi ni ugutegereza nyokorome na nyoko utegereje Uwiteka wavuze haleluya wanakora atavuze mu gutegereza abo bantu bazamo bandi byakunda naho wajya mu kwivuriza hanze ntiwabyara ibyo bibamo niyo mpamvu usabwa gutuza ntabyo kuvuga ngo ye babambwira atinze yamaze nanjye nashatse mpinze kandi ndi mwiza ariko nibyo Sara byatinze kandi afite umugongo mwiza akaberwa tuza ari uwatoranijwe tuza
gabanya urusaku, gabanya itiku, gabanya umurindi, gabanya kujajaba mu bahanuzi, gabanya kuraguza, gabanya kumva ko ibyo runaka hanuwe nunda. Tuza bona runaka ngo yarabihanuye. Tuza ni Imana ikora baravuga mu nyuma ya zero. Ni Imana ikora nyuma y'ibidashoboka, yego ikabigira ibishoboka. ariko watuje, gabanya umurego, gabanya amagambo, gabanya mutiyaje. Na Yesu umunsi umwe inyanja mute umujinya aravuga ngo ceceka. Tuza bategereza ko bambuka bakagira hakurya. barabanza barambuka mbisa amagambo abiri ceceka. Tuza ariko ceceka. Ntiwatuza umunywa uri kukwakamo, ariko waretse abantu bakiyahuza amagambo wo kicecekera. Watuje Imana ikikorera, ubundi ukareka abantu bakagumya kwiyahuza amagambo bavuga ko bitakunda, ntibyashoboka, ntibyakunda, ntuzabigeraho, ntazakira, ntazabyara, ageze muri iyi myaka bamubwiye ko nta n'ibishoboka. Baravuze, bambwiye, barabivuze, babisubiyemo. Wowe tuzi ubareke babanze biyahura amagambo. Abo bantu bashira inyuma mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tuza Uwiteka nawe azakumvira. Tuziriza Uwiteka umutegereze, kandi mu gutegereza hari ikintu cyitwa wihanganye. Aka kantu kadasigaye wihanganye, kuko hari igihe umwaka ukekamo watabarirwamo bitaza. Bisaba rero ko hakora ikintu cyitwa kwihangana. Wihanganye ariko wakwihangana. Yesu ubundi urakora. Niyo natwe dusaba akazi turavuga ngo tumutegereje igisubizo cyanyu cyiza. Tubaye tubashimiye. Tubashimiye. Na muganga yagiye gupima ibizamini muri laboratoire gusigira agaserumu. Tuburwana nako gaserumu. Yaba ngombwa kakihutisha cyangwa kakagenza gakeya mu gihe barimo bashakisha nimba urwashye bagishakisha ibisubizo. Ukaba kandi ucace, ariko ubundi muganga yagiye gupima ibizamini byawe kutavuga. N'iminwa iremere gasaduka. Kutegereza serumu ikakujyamo ahubwo ukarwana no kubwira umuganga uri hafi ngo serumu ngo kwishize. Ngo serumu ugarwana no kubwira umuganga uti serumu igiye gushira mu murwaza, akajya kuvuga ati serumu iri gushiramo. Kandi ubwo no munsi wa kabiri baracyapima ibizamini. Yego. Rimwe na rimwe byagiye no gupimirwa kure. Ari bugiye nigeze kurwara ikizamini cyanjye kijya gupimirwa mu Buhinde muri mu kwa 11. Kijya gupimirwa mu Buhinde. Mu gihe ngitegereje ko kiza baba bampaye utunini mmekenye. Bati nimbare n'indwara ibiparikiye ahangaha. Hari igihe Imana igira gutya iti niba ibiparikiye ahangaha mu gihe tugitegereje ibisubizo. Nimba muganga ajya gupima ibisubizo gaceceka, umurwaza akarwana no kugira gute no kurwura ijya kuvuga ati serumo irashizemo mwongeye mwaga serumo. Umwanya ibisubizo bitaraboneka. Ibisubizo iyo bibonetse ari igihe biza biri negative kandi urebye, hakaba igihe biza indwara yagaragaye imiti ikaboneka. Ibi bisaba iki? Gutuza, gutegereza, kwihangana. Ni ibintu bitatu. Gutuza, gutegereza, kwihangana. Kuko ibi bintu biba bihatse. Ibi bintu ni nk'inda utwise igiye kuvukamo ibintu byiza mu rugendo rwe. Ngo ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Tuza. Ndashaka kubwira umuririmbyi urepeta. Nibyo ko kabaje nyuma yawe barasubijwe, uri kuvuga ko utaheza repetition. Tuza ariko mu gutegereza habamo gutuza. Iyo utegereje ukazana urusaku umera nk'abagabo bitsinze igitego, baba Isiraheli. Hari abitsinze igitego bati turashaka inyamamo. Biriya babyita kwitsinda igitego. Bari abagabo bitsinze igitego diregite bahita bagwa mu Egiputa n'izi saha hitwa imva z'abifuza. Biriya babyita kwitsinda. Hari abitsinze icyo umutwe barahagwa. Mu gihe ugitegereje reka kwitsinda ibitego. Buriya bari abagabo bavuze bati twebwe duhaze Imana tumva dushaka amadegede, amakomamangwa, amatungurusumu. Biriya babyita kwitsinda. Mu gihe ugitegereje igisubizo reka kwitsinda. Uzi ko hari abagabo bajya bananirwa gutegereza igisubizo, bajya gupima abagore babo bakababwira bati ntabwo azabyara. Umugabo agahita yihuta akajya kubyara hanze. Yava kubyara hanze agakubitana nuko inda yinjiye. Imana ikagusubiza inakugaya
byibuze nyuma umugore we akaza gutwita baravuze ko atazatwita ubu se ntibajo ubwo si yo bategereza ubwo iyo batuzi ubwo iyo bihangana iri jambo ko rifite amagambo atatu akomeye gutuza gutegereza kwihangana aya ni amagambo umuntu wese utegereje ubutabazi bw'Imana agomba kugendana kuwa mbere ugatuza kwa kabiri ugategereza kwa gatatu ukihangana wakubitana n'aya magambo ukihangana Mana ishimwe cyane aho umugabo wihanganye umwe aremera imyaka 38 ku kidendeza arategereza igihe kiragira Uwiteka aramubwira Yesu ageze ati korera ubu bwawe wigendere ni benshi cyane dufite muri Bibiliya tubona bagiye bihangana n'umuririmbyi yararirimbye mu ikorasi aravuga ngo ihanganira igicuku utegereze igitondo inkoko yabika itabika amaherezo uzacya nukuri nta joro ridacya nta mvura idahita nta munsi utava izuba tegereza utitaye kuko ubundi reka mvugane n'abantu Imana yabwiye umunsi Imana ikubwira uko izakugirira yakubwiye itariki yo kubwirwa ikwereka n'igisubizo iguhisha hagati iyo Uwiteka abwira Mose ati nubwo ugiye kwa Farawo inzoka yawe hazahiboneka izindi nzoka bazabahondagura bazabakatisha amatafari muzazenguruka umusozi Farawo azabacanganyukisha muzirukanka buzabiriraho hari abazapfa ibi byose byo hagati yarabimuhishe amubwira aho ava naho ajya Imana ikubwira aho uva ikakubwira aho ujya hagati karyuma hagati no hakora ibi bintu bitatu navuze gutuza gutegereza kwihanga hagati ibi bintu bitatu bibuze hagati yaho uva naho ujya urafailing bivuze neza ku bantu bize birapfa hagati y'ijambo Imana yavuze n'umunsi wo kurisohoza hakenewe aya magambo atatu gutuza gutegereza kwihangana ibi bintu birakenewe ibi bintu nubibura uzagwaga uzamera nka wa muhanuzi upfuye utageze i Yerusalemu uzapfa utageze i Kanani uzapfa utariye ku nzabibu nukuri uzapfa udakize ibitutsi batukanye ngo uzapfa udakize uzapfa udakize pe nukuri Imana ikugirire neza Imana ikurengere Imana ikwambike imbaraga Imana igukomeze Imana ikwagurira imbago Imana igushyigikire wowe wabwiye aho uva kabwirwa aho ujya ariko hagati bikaba byatangiye kugucanga hagati hakitambika abamidiyani baje konona inzabibu ariko ntumenye ko hagati nubwo uri kurwanira urugamba hari umwana w'umuhungu uzahaguruka munsi y'igiti cy'umwera ahawe isezerano rivuga ngo uzabanesha nk'unesha umuntu umwe uyu mwana w'umuhungu hagati Imana ijya imuhagurutsa akaza afite isezerano ryo kurwana kandi ukagera ku gisubizo cyawe Imana itugirire neza cyane Imana idufashe hagati y'Imana yavuze no kurisohoza akira imbaraga zo kwihangana akira imbaraga zo gutuza akira imbaraga zo gutegereza akira ariko akira none se urakora iki shinga ikinyo ku kindi none se umuhinzi yahinze ibishyimbo hagati yo gushyira ibishyimbo mu butaka no gutegereza umunsi wo gusarura hari ikintu cyitwa gutegereza iyo ategereje umunsi wo gusarura ajyamo akabagara agasaba Imana ngo imvura igwe akaba yajyamo agasoroma agashogoro akaba ariye ategereje ko bizera akajyamo akabisarura rimwe na rimwe akarya agatonore akajyamo agasarura akajyamo akanika rimwe na rimwe agategereza imvura
kandi ngo ni hagati yo gushyira igishyimbo mu butaka no kugisarura hagacamo umurimo ukomeye wo kwanika, hagacamo umurimo ukomeye wo kubihura, hagacamo undi murimo wo kubigosora, hakazagira n'undi murimo ukomeye wo kubiteka no kubirya, hagati y'iryo Imana yavuze no kurisohoza. Basaba kurwanisha izi ntwaro eshatu: gutuza, gutegereza, kwihangana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Gabanya amagambo, gabanya itiku mu gihe ugitegereje icyo Imana yavuze, gwiziza imbaraga, jya wumvira umwuka cy'umwuka gutegetse, ugabanya amatiku ngo nturasubizwa. Imana ni gutuma ahantu ugende utitaye ko ntawe utarasubizwa, genda. Imana ishimwe cyane. Twarimo tuganira dutyo, nagira ngo dusoze dusenga. Wowe udukurikiye, birashoboka ko hagati yo gusezeranywa no gusohorezwa uri mu rugamba rutoroshye, ugeze aho ubona Imana ishobora kutazabikora, ugeze aho ubona bishobora kutazavamo, ukabona nta nzira, ukabona ushobora kuba waribeshye, ukabona ntibizakunda. Nzanye ijambo rikubwira ngo bizakunda, ahubwo komeza inzira watangiye. Niko uriya mubyeyi padiri yaririmbye ngo komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe, uzabigeraho, inzozi zawe zizasohora. Imana ihabwe icyubahiro. Reka musengere aho uherereye hose, ca bugufi ngusengere. Uragize Imana, wacitse intege, Imana arakubwiye ibyiza gukorera, ubona iratinze, ucika intege. Rimwe na rimwe ujya mu bapfumu, rimwe na rimwe urirwanirira, rimwe na rimwe ubivamo urongera uragwa, utuwajya n'ahangaha. Hama hamwe, tuza, wicanganyukirwa iyo umanganye. Niko bigenda umuntu ategereje. Kadusenge. Mwami nyir'ibihe, turagushimiye ibisubizo byawe byaguye bamwe kubitegereza, hagati y'iryo wababwiye no kubisohoza. Bamwe babuze kwihangana, abandi babura gutegereza, abandi babura gutuza. Kandi ijambo ryawe riravuze ngo turize Uwiteka, umutegereze wihanganye. Ndasabye ngo imbaraga zawe, gukomera kwawe, gukora kwawe kugwire kuri aba bantu, birimo n'ibitangaza bikoreka. Bahe kwakira ibyo wavuganye nabo, babyakire nk'ibibaye uyu munsi. Birabatera imbaraga zo gukomera. Ndagushimiye kuri Imana, bikoreye kwiyubahisha, ukuboko kwawe kwiza kugiye kubana nabo, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abaha umugisha. Shalom. Shalom.